Izi ndimi zavugwaga n'uyu mutambikazi ari gutanga ubuhanuzi byizerwaga ko ahawe na Apolo abubwira ababaga baje kuraguza. Yavugaga amagambo ndetse anakora ibimenyetso mu buryo busa n'ubwo bamwe mu bakristo babigenzamo uyu munsi. Ndagira ngo nkubaze, indimi zivugwa uyu munsi zidafite uko zisobanurwa, mbese yaba Pawulo ahari ntiyari kubabwira amagambo nk'ayo yabwiye Abakorinto muri icyo gihe? Ababwira ngo mbese iyo uvuga ururimi rutamenyekana ntuba uri kugosorera mu rucaca mu iteraniro? Pawulo arerura ati niba bidakozwe gutyo ntihakagire uvuga mu materaniro mu rurimi abari aho batumva, kuko ntacyo bigenje gute, ntacyo bimaze. Buri gihe ahantu havugwa indimi zitamenyekana uzasanga ibi bigendana. Umuntu arasimbuka hariya, umwe aravuza gitari, undi aravuza akaruru, undi aravuza ingoma, undi aravuga mu rurimi rutamenyekana. Pawulo aravuga ngo Imana si iki, si umuvurungano. Niba umwuka ukujeho uri umuhanuzi, umwuka urawutegeka ukajya muri oda. Niba uri kubona undi muntu ari kuvuga, umwuka ntabwo ugufata ngo ukoreshe ibintu nk'ubusazi, ahubwo umwuka ugomba kugengwa n'abahanuzi. Kuko Imana itari iy'umuvurungano, ahubwo ni iy'amahoro. Haleluya. Ikibabaje ni uko nubwo ibi byanditse muri Bibiliya, abantu bakaba bayigendana, bakayitwara mu rusengero, barayitwara uku kuri kurimo, ariko bagera mu rusengero bakakora ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ryababwiye. Ikaze nanone muri Baza Bibiliya, aho twibaza ibibazo ibisubizo tukabihabwa na Bibiliya, yo nkomoko y'ukuri kose dukwiriye gushingiraho kwizera kwacu. Uyu munsi tugiye rero kubaza Bibiliya ikibazo kigira kiti, mbese kuvuga indimi zitamenyekana zivugwa mu bakristo b'iki gihe ni inyigisho y'ukuri ya Bibiliya cyangwa ni ikinyoma? Turifashisha rero amasomo yo muri Bibiliya avuga ku kuvuga indimi nk'impano ya Mwuka Wera. Turebe uruhererekane rw'amateka avuga ku myizerere yo kuvuga indimi zitamenyekana ruva mu mateka ya gipagani kugeza byinjiye mu itorero rya gikristo. Reka nkore rero igisa na disclaimer. Ntitugamije kwibasira umuntu, ariyo mpamvu amasura atagaragazwa, kereka abantu bazwi cyangwa se public figures basakaje amashusho yabo bakemera yuko aba public domain. Intego yacu ni uko umuntu wese wizera mu by'ukuri Bibiliya abasha guhumuka agatekereza neza ku myizerere afite niba ishingiye kuri Bibiliya cyangwa se ari ibinyoma. Mu buryo bwo gusubiza iki kibazo turagenda tureba muri Bibiliya ahantu havuzwe ku mpano y'indimi. Turebe koko niba harakoreshejwe ijambo indimi zitamenyekana cyangwa se ari irindi jambo. Muri Bibiliya rero ahantu hose tubona mu mateka igikorwa cyo kuvuga indimi, hatubwira ko impano y'umwuka w'indimi zavugwaga n'abakristo ba mbere ari indimi zimenyekana. Kereka aho Pawulo yaje kuvuga iby'indimi zitamenyekana, kandi igihe yazivugagaho yari ari kuzicyaha, yari ari kuvuga nk'ushyigikira ko zikwiriye kuba mu materaniro y'abakristo. Yesu niwe wa mbere mu isezerano rishya wavuze iby'impano y'umwuka w'indimi. Muri Mariko 16:17, aho yagize ati, kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirikana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Aha ngaha indimi nshya ni ingenzi ko dusobanukirwa ko atari indimi zitari zisanzweho cyangwa ngo Yesu abe yaravuze ko ari indimi zitamenyekana. Mu nyandiko y'umwimerere w'Ikigiriki amagambo yakoreshejwe mu kuvuga indimi nshya ni kainais glossais. Glossais ibyo bivuga ururimi, kainais ni ikintu gishya. Iri jambo risobanura ikintu gishya mu buryo bw'uko kiri fresh. Mu busobanuzi bwaryo bwimbitse bavuga ko bidashatse kuvuga ko aribwo gitangiye kubaho, ahubwo kiba ari gishya ku muntu. Bityo rero indimi nshya Yesu yavugaga ni indimi abigishwa bazavuga zisanzweho mu isi, ariko bo batari basanzwe bazi kuvuga, mbese ari nshya kuri bo. Ibyo bihamywa n'ibyabaye ku munsi wa Pantekote, umwuka yamanukiye abigishwa. Isezerano Yesu yatanze ryarasohoye maze abigishwa bavuga indimi nshya batari basanzwe bazi, ariko abanyamahanga bari bazengurutse bo barazumvaga. Dore uko Bibiliya ibivuga, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 11. Tujyane. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Aha bakoresheje izindi ndimi. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Hanyuma rero uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise
ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu? Zahe? Za kavukire. Kandi turi Abapariti, Abamedi, Abanyerama, abatuye Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya. Yesu ntatanga impano idafite akamaro. Impamvu Imana yatanze iyi mpano yo kuvuga indimi nshya ku bigishwa, byari ukugira ngo aba Bayuda baturutse mu mahanga atandukanye bumve nabo ubutumwa bwiza mu buryo bwihuse, kandi nabo babujyane aho baturutse. Irindi somo rivuga ibyo kuvuga izindi ndimi, muri Bibiliya ntihakoreshejwe naho ijambo indimi zitamenyekana, ahubwo hakoreshejwe izindi ndimi, other. Ni indimi nk'izindi zishobora kumva. Ni mu Byakozwe n'Intumwa 10, umurongo wa 44 kugeza 46. Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe Umwuka Wera, akaba abasutsweho. Ku murongo wa 46, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Mu yandi magambo bavugaga izindi ndimi zitari iz'Abayuda. Ahandi hantu hasobanura ko indimi Imana yatanze zari indimi zigenewe kuvuga ubutumwa kandi abantu bakazumva ni Bakorinto ba mbere 12 kuva ku murongo wa 7 kugeza kuri 11. Aravuga ngo, reka wenda duhere ku murongo wa 9. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi z'ingano nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Nanone twite ko iryo somo ritigeze rivuga ngo undi agahabwa kuvuga indimi zitamenyekana, ahubwo ryaravuze ngo undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi cyangwa se izindi ndimi. Mu yandi magambo, Imana ishobora gutanga ubushobozi budasanzwe ku mubwiriza bwo kugira ngo avuge mu rurimi cyangwa se anasobanure ururimi atigeze amenya mbere, kugira ngo ivugabutumwa ryihute cyangwa se rikorwe vuba. Uyu munsi rero mu matorero y'Abakristo higanjemo kuvuga indimi zitamenyekana. Mbese ko tubona amagambo Bibiliya yakoresheje mu kuvuga impano y'indimi ni indimi nyinshi, ni izindi ndimi. Indimi zitamenyekana zo zavuye ko zitarimo aho ngaho. Reka tujye mu mateka y'imisengere ya gipagani turabibona. Amateka atubwira ko cyitwa glossolalia, bishaka gusobanura kuvuga indimi zitamenyekana, kuzivuga ndetse no kuzumva, byahozeho mu mico y'abasengaga ibigirwamana mu Bugiriki, nk'uko iryo jambo naryo riri mu rurimi rw'Ikigiriki. Mu Bugiriki habaga ibigirwamana byinshi, nk'uko abantu wenda babizi. Habagaho ikigirwamana cyitwa Apollo. Rero habagaho uwitwa the Oracle of Delphi cyangwa se umuraguzi wa Delphi. Yabaga ari umutambikazi wahanuriraga umugore ikigirwamana cya Apollo ahantu hitwa i Delphi. Aha niho haboneka mu mateka inyandiko zivuga ku misengere irimo kuvuga indimi zitamenyekana, ari naho iryo jambo glossolalia bishaka kuvuga indimi zitamenyekana rikomoka. Izi ndimi zavugwaga n'uyu mutambikazi ari gutanga ubuhanuzi byizerwaga ko ahawe na Apollo abubwira ababaga baje kuraguza. Yavugaga amagambo ndetse anakora ibimenyetso mu buryo busa n'ubwo bamwe mu bakristo babigenzamo uyu munsi, nk'uko uwabikozeho ubushakashatsi abivuga. Turaza gushyira muri description y'iyi video link kugira ngo abantu babashe kwisomera iyo article ibivugaho. Ibisa nk'ibyo kandi byabagaho no muri Egiputa, aho byakorwaga mu mihango yo guhamagara ibigirwamana byabo, aho umuntu yameraga nk'uhereye ubitekerezaho ko uyu munsi bijya bibaho, kandi akavuga mu ndimi zitamenyekana. Ahandi byabaga mu mico y'Abanyafonishiya cyangwa se Phoenicia ndetse n'Abanyakanani, aho indimi zitamenyekana zavugwaga mu mihango ya gipagani yo gusabira uburumbuke ndetse no mu gusenga ikigirwamana cyabo kizwi cyane Bayali, ndetse no muri Bibiliya kivugwamo. Ndetse izindi ndimi zitamenyekana ziboneka mu misengere ya gipagani yo muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo, mu madini asenga inyamaswa cyangwa se animism, abakurambere cyangwa se ancestors, ndetse na spirits cyangwa se imyuka. Abizera ibyo kuvuga indimi zitamenyekana bagakwiriye gutekereza impamvu ki izi ndimi zakoreshwaga ndetse na n'uyu munsi zigikoreshwa mu misengere yose ya gipagani, maze twajya muri Bibiliya tugasanga aho zavuzwe zaracyahwaga. Aho ni mu rwa mbere rw'Abakorinto 14 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku 12. Pawulo yaragize ati, namwe nuko ururimi rwanyu
nirutavuga ibimenyekana bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo, ko muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite nta rudafite uko rusobanurwa. Ndagira ngo nkubaze, indimi zivugwa uyu munsi zidafite uko zisobanurwa, mbese yaba Pawulo ahari ntiyari kubabwira amagambo nk'ayo yabwiye Abakorinto muri icyo gihe, ababwira ngo mbese iyo uvuga ururimi rutamenyekana ntuba uri kugosorera mu rucaca mu iteraniro? Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite nta rudafite uko rusobanurwa. Aha Pawulo yari azi ko indimi Imana yatanze mbere zabaga zifite uko zisobanurwa, nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa nabera uvuga, nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa nabera uvuga umunyamahanga kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga. Nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, aba ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Niba ikintu kitungura itorero ntacyo kimaze kukivugira mu iteraniro. Aha kandi yashaka kuvuga ko indimi zitamenyekana zitungura itorero. Muri iki gice Pawulo kandi akomeza acyaha imyitwarire irangwa mu matorero yizera mu kuvuga indimi zitamenyekana. Buri gihe ahantu havugwa indimi zitamenyekana uzasanga ibi bigendana: urusaku, umuvurungano, kuvugira icyarimwe, ndetse n'ibintu byo gusimbuka no gusaragurika, ugasanga ahantu huzuye umuvurungano. Aho ni ku murongo wa 27 igice cya 14, ngo niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana havuge 2 cyangwa 3, kandi bavuge bakurikirana umwe asobanure. Umurongo wa 28, ariko nihaba hatariho usobanura, uvuga ururimi acecekere mu iteraniro yibwire kandi abwirire Imana mu mutima we. Icyo Pawulo yashakaga kwigisha Abanyakorinto ndetse ashaka no kwigisha Abakristo b'iki gihe, ni uko niba koko Imana ariyo yaguhaye kuvuga ururimi abo muri kumwe batumva, reka tuvuge yuko byabayeho. Kuko Imana idakorera mu kajagari, abantu bandi bakagombye guceceka. Umwe uvuga mu rurimi abari aho batumva akavuga, kandi hakagira undi usobanura. Pawulo arerura ati niba bidakozwe gutyo ntihakagire uvuga mu materaniro mu rurimi abari aho batumva, kuko ntacyo bigenje gute, ntacyo bimaze. Imana yacu ni Imana y'inyagahunda, ntabwo ikora ikintu mu kajagari. God is not the author of confusion. Imana ntabwo ibiba umuvurungano ndetse n'urujijo. Oya, Imana ikora mu buryo busobanutse kandi bufite intego. Imana rero ntabwo ikorera mu kajagari, icyo Pawulo yagarutseho. Uramutse udafite usobanura kandi ari kuvuga wenyine ngo hagire usobanura, umuntu akwiye gucecekera mu iteraniro. Pawulo rero arerura ati niba bitagozwe gutyo ntihakagire uvuga mu materaniro mu rurimi abari aho batumva. Ikibabaje ni uko nubwo ibi byanditse muri Bibiliya, abantu bakaba bayigendana bakayitwara mu rusengero, barayitwara ukuri kurimo, ariko bagera mu rusengero bakakora ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ryababwiye gukora. Ku murongo wa 29 rero Pawulo agumya asobanura uko Imana idakorera mu kavuyo, agira ati n'abahanuzi nabo bavuge ari 2 cyangwa 3, abandi babigenzure. Umurongo wa 30 ngo ariko undi wicaye nashoka ahishurirwa, uwabanje ahore cyangwa se aceceke, kuko mwese mubasha gusobanura umwe umwe, kugira ngo bose babone uko bigishwa no guhugurwa. Aha ngaha tugomba gukorera mu buryo buri ordered, kuko Imana atari iy'umuvurungano. Pawulo yarabivuze. None se niwitegereze ibibera mu matorero ya gikristo uyu munsi. Umuntu arasimbuka hariya, umwe aravuza gitari, undi aravuza akaruru, undi aravuza ingoma, undi aravuga mu rurimi rutamenyekana. Pawulo aravuga ngo Imana si iki, si iy'umuvurungano. Hari uvuga ngo ariko umwuka yamfashe sinamenye uko bigenza. Pawulo hano yaravuze ngo n'abahanuzi nabo bavuge ari 2 cyangwa 3, abandi babigenzure, ariko undi wicaye nashoka ahishurirwa, wabanje ahore, kuko mwese mubasha guhanura. Birashoboka ko ibintu byakorwa umwe umwe muri gahunda, kugira ngo bose babone uko bigishwa, kuko intego yo kugira ngo amateraniro abe ni ukwigishwa, ntabwo ari entertainment. Abantu bakora ibintu bimeze nk'ibyo muri entertainment nk'abagiye mu kabyiniro. Oya, ngo imyuka y'abahanuzi igengwa nabo. Niba umwuka ukujeho uri umuhanuzi, umwuka urawutegeka ukajya muri order. Niba uri kubona undi muntu ari kuvuga, umwuka ntabwo gufata ngo ukoreshe ibintu nk'ubusazi, ahubwo umwuka ugomba kugengwa n'abahanuzi, kuko Imana itari iy'umuvurungano ahubwo ni iy'amahoro. Haleluya. Imana ikora
akabikorera mu mahoro no muri gahunda. Nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera, niba Imana atari iy'umuvurungano, ninde uzana umuvurungano mu matorero y'abakristo b'iki gihe? Gusakuza no kuvugira icyarimwe, gusimbuka n'ibindi bintu byose by'akajagari, ni Satani nta wundi. Imana ifasha abakristo babikora guhumuka. Reka dusoreze ku magambo Yesu ubwe yivugiye yigisha abigishwa be gusenga. Yaravuze ati, namwe nimusenga, igihe bari bamubwiye ati twigishe gusenga, ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Matayo 6:7 niho tubisanga. Mu rurimi rw'icyongereza baravuze ngo, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Aha Yesu yavuze ko abapagani basenga basubiramo amagambo atagize icyo avuze, vain repetitions. Kandi mu bushakashatsi bwakozwe ku ndimi zitamenyekana zivugwa, abantu kenshi mu kuzivuga usanga basubiramo amagambo y'igicumbi kimwe. Ntabwo nshaka kubisubiramo, ahari mwagiye mubyumva, ugasanga igicumbi kivugwa ni igicumbi kimwe kidahinduka. Mu bundi busobanuro bwimbitse Yesu yakoresheje ijambo batalageo, avuga hariya vain repetitions, mu kigiriki risobanurwa kugenda uvuga ngo bata bata bata, cyangwa mu yandi magambo usubiramo amagambo adafite ubusobanuro n'akamaro. Kandi impamvu yavuze ngo nk'uko abapagani bagenza, ni uko byari bizwi ko ubwo bwoko bw'imisengere yo kuvuga amagambo asubirwamo kandi adafite ubusobanuro byabaga mu mico yose ya gipagani yari izengurutse abayuda. Uwo ntabwo ari umuco wa Bibiliya. Imana idufashe guhumuka, tugendere kuri Bibiliya. Imana si iy'umuvurungano kandi ntitanga impano idafite intego, itanga impano igamije kungura no guhugura itorero. Umwuka Wera agufashe kubisobanukirwa. Mu izina rya Yesu, amen.